mwese amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza mwiriwe muraho yambi ku bantu mudaheruka kureba Kecapu ku bantu muba munkumbuye nanjye mbakumbuye mumeze mute ku munsi w'ejo ntabwo nabashije kubaha video umunsi w'ejo nabyutse mana yanjye abantu murwara amasenezite mwanyumva hari igihe ubyuka ngeze gutya mutabona tuno twara turasa neza umuntu usigaye nkorera inzara mw'abantu ngiye kuvanga amadosi umuntu usigaye nkorera inzara musabira ubuzima burebure nkamusabira amafaranga kuko abikora neza so umunsi w'ejo nabyutse amasenezite amereye nabi mbyukiye ibumoso niko navuga mbyuka nakime mbyuka nta kintu na kimwe numva mu mutwe bimeze nkaho bwasose numvaga bimereye fo noneho nkagira ikintu cyitwa jeri bansukishije yaranengushye interamo umwanda mu mutwe nirirwa nishima ntafite n'uburyo ngo byibura njye koga mu mutwe ejo umunsi wanjye wari mubi OG ariko alhamdulillah ubu ngubu mbyutse meze neza ntabwo nubwo senezite zirimo mfunganya ariko meze neza ntabwo ari nk'ejo noneho nari napasutse n'umunwa niba ari ibiki byari byampasuye sinzi umunwa warampasukanye mw'abantu so hari akantu nshaka kwibariza kubera iki abantu tubarira ubushuti bwacu kubera iki abantu tubarira ubushuti bwacu cyangwa se ubushuti bw'abandi bantu tuzi kuri stati kuri Instagram kuri TikTok ndavuga ko bubarira aho ngaho mvuga n'ubuye nk'ubu ngubu ukaba uzi ko mfite umushuti wabona nta mupostinze umunsi wenda nko mu cyumweru kandi kimwe cyatambutse nta mupostinze kuri WhatsApp cyangwa ahandi hantu hariho hose ukumva ko uwo muntu twatandukanye ko nta bushuti tugifitanye ko atakira umuntu wanjye ni ukubera iki kintu maze iminsi mura nacyo mfite abashuti banjye bagira nko muri babiri njyewe sinjya mpfa kugira abantu bashyashya mu buzima bwanjye nyine kwinjizamo abantu bashyashya mu buzima bwanjye ngo bambere inshuti birangora akenshi uba usanga umuntu dusanzwe tuziranye mu nshuti mfite uwo navuga ngo tumaranye igihe gitoya nk'imyaka ingahize ubwo yaba ari nk'itanu ariko ubundi inshuti zanjye ngewe tuba tumaranye igihe kinini rero ugasanga urugero hari umuntu amaze nk'igihe utamupostinga wamupostinga bakatavuga ngo nari nzi ko mwashwanye kubera iki abantu tumeze gutya kandi ntabwo ari ubu nyine mbibonye gusa nkunda kubyumva n'abantu ko udapostinze umuntu kuko ngo wenda urugero umuntu yagize anniversaire ari umushuti wawe ntumupostinge bigasobanura ko umuntu mutari inshuti ibyo bintu ku ruhande rwanjye mubwire namwe nimba mujya muhura nabyo ngiye ku ruhande rwanjye simbikunda ikindi nta nubwo noneho ngiyewe ugiye gupimira ubushuti bwanjye nawe ku bintu byo gupostinga wahita ugira ngo ntabwo ngukunda wahita ugira ngo nta bushuti dufitanye kuko ngewe anniversaire y'umuntu ushaka kugira simupostinge ahubwo wenda nkamwandikira ku ruhande wenyine cyangwa ikagera nkamupostinga nyine mfite ukuntu ngemba numva ibintu wenda biba bitandukanye n'undi muntu ariko mumbwize ukuri gupostinga umuntu w'umushuti wawe nyine cyangwa se gupostingana bifasha iki ubushuti bwanyu bifasha iki urukundo rwanyu noneho kutamupostinga kenshi mu kwezi cyangwa se kutamupostinga ko yagize anniversaire byangiza iki nyine mu bushuti bwanyu ubushuti ni ikintu gikomeye kugira inshuti ni ikintu tugomba kubaha ko bura nugira inshuti nibura hamwe wumva wababaye umuntu ukaba uzi neza ko numuhamagara muri buganire ku kibazo ufite mukakibonera igisubizo
nibura ukoroherwa mu mutima wawe ukumva nyine hari akantu kagenze neza, uwo muntu niba umufite ujye umuzirikana. Ngewe mba numva bidakwiriye ko tubarira ubushuti bwacu kuri posti pe, kuko buriya gupostinga ntabwo ngewe gupostinga ubundi ngewe ubu ngubu nsigaye numva gupostinga bijya kuba ni business, tugomba kubikora muri business. Ariko kandi niba wanabyutse wumva ushaka gupostinga umuntu wawe, postinga. Ariko nanone umushuti wawe natagupostinga wijya kuvuga ngo buriya ntago akinkunze, buriya ntago bimeze gutya. Wenda ku bantu umugore n'umugabo baba bafite byo birihariye, biri ku ruhande. Ariko inshuti, njye nawe turi inshuti, singupostinze uketse ko ntacyo gufasha Imana, ntago aba ari byo. Muze kumbwira muri comment ukuntu mubyumva, cyangwa se nimba hari inshuti yawe mwatandukanye kubera ko utayipostinga. Ikindi hari igihe hari kuvuga, hari umuntu ari kwiyumva ko mutanzemo urugero akaza kumbwira ati nzakumanyura. Ariko mu by'ukuri muze kumbwira nimba ngewe ubwo ntafite imico mibi yo kuba nyine mfite ukuntu mbibara kandi atari ko byakagenze. Ngewe mba numva twaba inshuti tukavugana, ahubwo buriya shaho turi abashuti ugatinyuka ukamara icyumweru utamamagaye utanyandikiye, ntago mbyishimira. Mba numva nyine byakabije. Wenda gishaka gushira ngewe nkahita nkwandikira cyangwa guhamagara gutyo. Ariko gupostinga ngewe ntago mbihereza agaciro cyane nko kuba wamamagara cyangwa ukanyandikira ka message. Dushaka gukubita igihe tutavugana, byo guhamagara byo biragoye pe, biragoye. Abantu usanga twirukanga, ariko ushaka kubyuka mu gitondo ukavuga ati nkubitenera ka message ka bonjour, amakuru yawe. Ushaka kubyuka ngahita mvuga ni reka mpamagare umwana w'inshuti yanjye, cyangwa se muhereza ka voice note, bikaba bimeze neza. Buriya WhatsApp man, ako buriya abantu mwakoresheje telefone cyane WhatsApp itaraza, n'ubu yaje, ntabwo mubona ko ibintu byoroshye. Kera ho nyine byagusabaga guhamagara umuntu, kumuhamagara mpaka muvugana. Noneho kandi hari igihe uhamagara umuntu uzi ngo mugiye kuvugana iminota 3 birangire, ugasanga afite story nyinshi zo kukubwira, bifashe nka hafi iminota 5. Ugasanga bifashe hafi iminota 5 kandi wenda wihutaga n'ibiki byose. Nari naje tamutamu gufata agakawa. Ubu ngubu uyu munsi muze kunyibwirira icyo kintu nashaka kubabaza muri comment, nanjye mbabwiye uko mbyumva. Hanyuma uyu munsi ngiye gutangira akaregime, ndashaka gukuraho ibiro 5. Imana ishoboze, ndashaka kubanza gukuraho ibiro 5 nta siporo. Ndashaka gukuraho ibyo biro 5 nta siporo, ariko ndi gukoresha ikawa mu gitondo. Iyi ni ikawa iri piwa, nta mata, nta sukari, nta buki. Mu gitondo ngomba kujya mfata ikawa, hanyuma saa 6 nkarya ubugari n'amagi. Byankundira ko mpita mbona ukuntu wenda mva mu rugo cyangwa iki, nkahita ndenzaho teveri, ko buriya ubugari bugira isukari kandi ntabwo ari bwiza kuburya cyane utarenzaho nka teveri. Babizi teveri ni umuti, ifite ibintu byinshi ikora. Nkarya ubugari saa 6 n'amagi, cyangwa se ubugari n'ibishyimbo, cyangwa se ubugari n'izindi mboga zarizo zose, ariko nkakoresha ubugari ibyumweru 2. Noneho nkarenzaho teveri. Hanyuma nimugoroba mu gihe numva mfite inzara, hari ukuntu bumva ufite inzara utari businzire, nkaba nafata pome cyangwa watermelon, kimwe muri ibyo ngibyo. Muri ibyo byumweru 2 ndateganya ko nshobora kugiramo akazi kenshi, ugasanga nshobora kuba ntabonye umwanya wo kurya saa 6, kuko ngewe niyo nanyweye ino kawa hari ukuntu mba numva ameze nkaho mazi, hari ukuntu napfa kumva inzara, sinzi ukuntu bigenda. Hari nk'igihe mba nabaye bize nkafata ikawa, ko mu minsi yashize nigeze kubigerageza, ariko byari ukuyinywa, ntabwo nari natangiye regime, ku buryo nshaka kugeza saa 6 numva nta nzara mfite nashaka kurya, ahubwo nkarya saa 11.
nkarya saa 11 sinongere kurya kuko mu gitondo ubu ntabwo ndi umuntu wo gufata breakfast, ntabwo ari ibintu byanjye, si ibintu mbagamo, ahubwo buriya iyo natetse wenda Imana kambabwira ikigusha ngira abana banjye katugire gutya asante ikigusha ngira abana banjye bakunda capati nabatekeye z'amazi, nanjye ubwanjye capati natetse z'amazi mana yanjye ushobora kurya na capati 10 zigashira, kandi ubu ngubu ndashaka kubanza kuzibatekera mbere yuko berekeza muri vacances. Rero niho hantu honyine ntekereza ko ngomba gucitinga uwo munsi umwe nkafata ibintu birimo ifarini, ariko ubwo nimba nabifashe urugero nimba netse capati nk'ubu ngubu mu gitondo tubare nkaziteka nka saa 3 saa 4 nkazirya saa 6 nta bindi biryo narya, ngomba kwita ndenza agateveri. So ubwo rero abantu mwishimiye ko ngabanyaho ibiro 5 nkasigarana ibiro 75. Nari kambatere story gatoya ntaragenda, nagize ibiro 80 mba ndagabanyije mba ngize 76, mba nisubiriye mu bipondo ndongera 80, ubu mfite 80, ndashaka kubigabanya nkagira 75 kuko ntabwo byaba ari byo nkomeje kwiyongera. So abantu rero munyifuriza gukora ibyo biro 5 ndabasaba uko munsabira kwa Nyagasani nkabishobora, murabizi kugabanya ibiro ntabwo ari ikintu cyoroshye, gusa ndashaka no gufata iriya product yo muri Sunroot nkabifatanya nayo nkajya nyicishamo nkayinywa nijoro, iyo ndashaka kunyifata nijoro. So abantu twabanye rero ndabakunda cyane, mumbabarire nimba hari abantu ibyo bintu nyine byabayeho, cyangwa se namwe nimba mwibaza icyo kibazo tuze guhana ama ide mwumve. Ngewe nshimira Imana inshuti mfite ntabwo ziranzi ukuntu nitereye, ntabwo zibarira ubushuti bwacu muri stati, muri Instagram, kuri TikTok n'ahandi hari hose, ntabwo inshuti zanjye zibarira ubushuti bwacu aho ngaho, kuko nshobora kumara ukwezi mfite ububyutse bwo gupostinga, nkamara amezi 5 ntabwo mfite. N'abantu bankunda bareba Kecapu barabizi ko postinga, ubundi bikaba ubwo binjabutse pe bikancanga. Muze kumbwira so ndabakunda cyane, Imana ibaha amafaranga menshi ibahe